Arakoze mugenzi wacu Jean François Regis Ndayisenga. Bamwe mu baturage basanzwe barya ari uko bakoze barasaba leta ko yabaha ubufasha bw'ibyo kurya cyangwa se ngo bakabareka bakisubirira mu cyaro bitewe n'uko ngo batangiye kugorwa n'ingamba zafashwe. Kuko niba bafashe ibintu bakabihagarika sibyo banyuze bakavanga abantu bakora kandi Kigali ngo bagume Kigali nta kintu bari kurya kandi umuntu yabaga Kigali akaza akarya ariko ageze hano none gukora babihagaritse no kujya mu nama babihagaritse none tuzobaho tuzobaho oya niba bataziga batugabura none badashaka hanyuma se ni mu Rwanda hanyuma se ikibazo nka nyirinzu ikibazo cya nyirinzu umuntu azazishyura niba bavuze ngo tugome mu nzu harimo parking reka nje kwitekerana ibyambere ujye nta muntu uzansora mu nzu nibaduhe n'ibyo kurya siga tugume mu nzu cyangwa se bategeka dusubire mu ntara nimba ubufasha mbona uko ntunga mu bana iki byaba bigutera iki mu byumweru bibiri se tuzaba dutungwa n'iki kandi tutunzwe no gukorera aha ngaha dushaka imizigo igenda mu ntara ntawe ahubwo ikibazo niyo yaranyegereye kandi batuje kwegerana kandi kwegerana ngo coronavirus ngo yandurira mu mwuka ikandurira mu mwanda ibintu nk'ibyo byose mfishe nta radiyo ngira nta na televiziyo ngira wakwegera ubuyobozi kuko ejo barabivuze minisitiri yewe ahantu ntuye banza nta buyobozi buhaba kuko duturanye n'ibihuru nta nubwo bajya baza ngo batubwire ngo dukore n'umuganda dutuye mu Gasyata umurenge Gukurikira amakuru hano kuri BTN nyuma yaho ubuyobozi butanze itegeko ko nta muturage wemerewe kujya mu bice by'icyaro cyangwa se kujya mu ntara kuri ubu imodoka zose zikaba zarahagaritswe. Bamwe mu baturage barasaba ko bahabwa byibuze iminsi 3 yo kuba bamaze guhabwa imodoka ndetse bakerekeza mu bice by'icyaro bavukamo. Inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi. Ni mu gihe hafashwe ingamba zikomeye mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya coronavirus aho abaturage basabwa kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo kudakwirakwiza iki cyorezo cyugarije isi n'u Rwanda muri rusange. Kigera mu gasantere ka Nyabugogo usanga abaturage ari urujya n'uruza bavuga ko bafashe ingamba zo gusubira mu miryango yabo mu bice by'ibyaro ngo kubera yuko ubuzima muri Kigali bwahagaze ngo bakaba bari mu guhunga icyo bita inzara. Iri tangazo ryatangajwe ku cyumweru nijoro noneho ku wa mbere bahita babishyira mu bikorwa noneho mu kubishyira mu bikorwa nejo ku cyumweru twari turi hano noneho bizasaba ngo biba ngombwa ko tugira ute turara hano noneho bari kubwira umuntu ngo nagira aho ajya ukibaza se urajya hagana hehe kandi niba wakoreraga nk'umubosi runaka akakubwira ngo va ahangaha urava hano ujye hehe kandi bosi yakubwiye ngo akazi kahagaze nanjye nta bakozi bandi nangaje urava ahangaha ujye hehe. Icyo kibazo rero abantu bafite bibaye byiza abantu bashaka uburyo babakorera ubuvugizi bakabona transport zibageza mu turere tw'iwabo noneho byibura akavuyo nka kano kakabariho gacika. Singira ngo ubu ngubu ntabwo ari uburyo bwiza ahubwo bwo kwirinda kuko niba abantu bari kugumya bisiritanaho muri ubu buryo byaba bibi ahubwo kurushaho babafatiye imodoka bakagera mu turere twabo. Ntabwo mfite ubwoba ko mushobora kwanduzanya ko muri mu bucucike. Nabyo ni ikibazo dufite cyane gikomeye kubera ko niba twabuze ahantu tujya kandi nabwo niba uri kumbwira ngo mva aha ndajya hagana hehe ari ikibazo nacyo kitwugarije. Twebwe turasaba ngo mudukorere ubuvugizi tubone imodoka ziducyura mu ntara ubundi dutahe tuve ahangaha turi kuko nta byo kurya dufite nta naho kujya dufite inzara n'ubundi yatwicira hano kuruta uko twajya mu cyaro tukigira mu ntara mu rugo nyine iwacu. Ubwoba bwo turabufite ariko nta kundi kuntu twabigenza none se ababosi batwirukanye nta kazi dufite ibyo kurya nabyo nose turabaho gute? Murasaba iki? Turasaba ko mwadukorera ubuvugizi tugataha tukajya mu ntara tukava hano ubucucike bukagabanuka. Sekirite abantu baraza kukorohera ku ruhande rw'umutekano wa sitasiyo n'akazi kawe biraza kugenda bite?
ntabwo byoroshye kuko n'ubu ngubu na manager nawe iyo abona bahagaze gutya nawe afite ikibazo arambaza ati bano bantu uko bahagaze gutya mubashyire ku ruhande kubashyira ku ruhande rero nabo barakubwira bati turajya hehe bajya hariya polisi akabagarura ubwo rero ahubwo sinzi icyo muri bubafashe kuko nanjye ubwanjye ntabwo ndi buborohere ndabashyira ku ruhande rumwe bajye bakinguruke sitasiyo ndi gucunga umutekano wa sitasiyo nta kindi niyo mpamvu ntakeneye abantu bari buhagarare hano bajye ku rundi ruhande. Ku bijyanye n'ubwirinzi bwo urabona biraza kukorohera ko tubona uko iminota irimo gushira abantu barushaho kwiyongera? Ahubwo ni nacyo kibazo, ni nazo mpungenge dufite ko birunze hano bavuga yuko umuntu ahagarara muri metero kugira ngo ataba yakwanduza mugenzi we, none hano urabona ko abantu bacukitse. Rero ikintu nabasaba muri kano kanya nuko buri wese yatandukana na mugenzi we bagahagarara ahantu bategeranye, ariko nanone simvuze ngo bahagarare muri sitasiyo, bave kuri sitasiyo. Icyo bahuriyeho bose nuko basaba ko inzego z'ubuyobozi zakagombye kubyigaho ngo byibura imodoka zibatwara mu ntara zigashyirwaho nk'iminsi 3 ngo ubundi bakaba bamaze kuva muri Kigali, ariko mbere yo kuriza imodoka bakaba babanza gupimwa iki cyorezo cya coronavirus. Umurenge wa Kimisagara ubarizwamo aka gasantere ka Nyabugogo hafashwe ingamba zo gushyiramo imodoka n'indangururamajwi isaba abaturage kutegerana hari ubucucike. Kugira ngo mugende turasaba iki kugira ngo mugende muve ku muhanda musubire mu ngo zanyu.